nkimara kureba ino filime mise nemera ko muri iyi si hakirimo abagabo b'ibinyamaswa nuko dutangiranye umugore uri kuza yiruka nkangaha gusa uno mugore umurebe mu maso afitemo inguma nyinshi yaraje hari agatagisi yasanze ahangaha ahita yinjiramo abwira shoferi ati twara wihuse shoferi aravuga ati wa mugore we kuki uri kunyirukasa niki kiri kujya mbere uri guhunga iki ati shoferi twara ibyo utwara ibyo bindi ndaza kuba mbikubwira agiye gufungura urugi rw'imodoka hari uwitambitse hari uwahisuza ndetse uyu mugore yitwa Salome uyu dutangiye ari kuza yirukanka uriya mushoferi yitwa Carolina uyu mukobwa ndetse uno mugabo winjiye mu modoka yitwa Vikilamu arangije aravuga ati ubwo se uri kwirukaswa n'iki kuri gushaka kunsiga kandi turi kujya hamwe ufite ubwoba bw'iki uno mugabo niko yahise amubwira shoferi arangije ahindukira inyuma arabitegereza aravuga ati mwese mugiye hamwe se cyangwa mwese mugiye hamwe niyo magambo yahise ababaza ati nimumbwire niba mugiye hamwe menye niba ndibuze guparika ku muhanda cyangwa niba ndibuze gukomeza tukaza kugerana ahantu hamwe uyarangije gusa afite ubwoba uyu mugabo aramubwira ati cyane rwose tugiye hamwe komeza utujyane yamubwiye hari buze kubageza ati komeza utujyane muze kwibuka amazina ni Caroline uriya mushoferi uyu mugabo Vikilamu ndetse uno mukobwa uyu mugore tubonye afite ingoma twatangiye yirukanka yitwa Salome uyu shoferi arangije aritegereza ariko abona uno mugore ntago ameze neza ati mubwire se nyine ati cyane rwose ibyo umugabo ari kuvuga ahangaha umugabo wanjye twese tugiye hamwe kumbi ni n'umugabo we ese ibi byatangiye gute witegereze urebe akantu ku kandi ntayizanye kugira ngo uyirebe kandi niba utarakanda subscribe uyikandeho kugira ngo ukomeza ubone n'izindi notification ndetse n'izindi nkuru zajya sohora ndetse bidatinze barakwereka hanga nyine feruje yari yaba bani yari yabahagaritse bategereje ko nyine iri buze kuvamo ubundi bakagenda uyu mugabo arangije aritegereza aravuga ati siko mbona ufite ubwoba bw'iki ese ibi bintu byatangiye gute uyu mugabo arangije abwira uriya Carolina aravuga ati ntabwo uri kubona se ko amatara yavuyeho twara vuba tugende atoke nta kibazo ndibuze ko habageza kare uyu mushoferi gusa nawe yabiketse hari ibintu ari kureba agakeka mu kuntu ubundi hari abantu ureba n'ukuntu bameranye kandi byitwa ngo nabasheri ngo ni umugore n'umugabo ugahita ubabonamo ikindi ndebera ijisho no mugabo yarebaga umugore we kandi ngo ni umugore we wagira ngo ni iry'intare wagira ngo ni intare igiye kurya umuntu witegereze ureba akantu ku kandi ndetse hanga barakwereka feruje zimara kuvamo bahita bagenda witegereze urebe akantu ku kandi uriya mugore Carolina nyine yatwaraga abagenzi akabavana ahantu hamwe abajyana ahandi ibyo byarabaye bakomeje kugenda bakomeza urugendo nyine muri make ubwo bavuye ahantu hamwe baje ahandi witegereze urebe akantu ku kandi ni nyazo filime ziyitegurikana yibagezaho kandi nagira ngo nkubwire ko aha hantu ni uzajya usanga inkuru z'ubwenge umunsi ku munsi ujye uburi ready haba hari inkuru kandi irenze haba ari agasobanuye karimo inyigisho ndetse twakomeza kugenda ahangaha umugabo agenda yitegereje umugore we niba bapfuye iki niba hari ikihe kibazo cyabayeho ibyo byose uri buze kubibona niwaza kuyireba ukayirangiza niyo mpamvu yirebye inkuru nk'ingi ntuyirangize ubu usanga uri mu gihombo kuko ntabwo umenya uko bimeze uyarangije aravuga ati none se muri kubona tutaragera aho ngaho cyangwa akomezanye mbageze kunuze ku kiraro muze kubuza kuba ariho muviramo uyu mugabo arangije aravuga ati genda uparika hariya hirya ndi kuhabona genda uparika hariya kandi ntiwongere kutubaza ubusa nk'ubwo ngubwo uno mugabo ari no kuvuga nabi shahu ati ntiwongere kutubaza ubusa nk'ubwo ngubwo we tujyana uduparika hariya hirya umugore uri ahangaha ari kurira afite ubwoba ndetse mu maso yiwe huzuyemo inguma uyu mugore arangije aravuga ati okay nta kibazo nyakubahwa ariko nyine urabyumva bagomba no gushyiramo akantu ka discipline uko umuntu utwara abagenzi nk'aba ngaba aba agomba no kububa kandi niyo waba udatwara n'abagenzi erega ikinyabupfura ni ahantu hose gikenerwa uyu mugabo arangije aravuga ati umva ibyo bintu uri kwinopfora mwiki wacecetse bikarangira cyangwa se mu kimwe ukarira bikarangira uyarangije aravuga ati umva njyewe ndashaka kunkurira amaha imbere ndetse ubwo muri bake bari bazi ko bagiye ahantu hamwe atumva se none se kutari bumwishyure icyambere cyo nta mafaranga ufite ni njyewe ndibuze kumukwishyura naho ni nabishaka none rugutaka uvuga ngo agukuriramo hari imbere ko bitari buze kubigeraho umugabo arangije aranamusoma gusa uno shoferi nawe ari kubakemanga ibintu ari kubakeka ukuntu ari kugenda ahindukira areba ariko aba bantu bari kureba ni ry'intare umwe ari kurira undi ari kugenda amureba amubwira n'andi magambo uyu arangije aravuga ati shofe warebye ibikureba ibi birakureba niyo magambo uno mugabo Vikilamu yahise amubwira ati reba ibikureba ibyo we ntabwo bikureba genda uduparika unakubwiye ibyo bindi uri kureba uzwa mu maso yawe ko ashinzwe kureba aho imbere uri gutwara ahangaha inyuma uri kuhareba iki uyu arangije aravuga ati nimunyihanganire ati ariko n'ubundi ni nkaho
mpageze, ni nkaho mpageze rwose, mwitegure kuvamo. Witegereze urebe akantu ku kandi. Ushobora kwibaza ngo filime itangiye gutya iri buze kuza kurangira gute, kandi nagushishikariza kuza kuyireba, ndabizi neza kuri buze kuyikunda, uraza kuyikunda neza ndabizi. Uyanangije aravuga ati muhumureho gato, ndi hafi kuhagera, hari kubura akanya gatoya. Aravuga ati ngewe ndashaka uri buze kumbwira ngo nahageze. Ibyo byo kumbwira ngo duhumureho gatoya, uri mureba ibitakureba, wanze kureba imbere aho uri gutwara ugana, ibyo ntago natwe bitureba, twari ibyo utwara turakwishyura yacu. Ndetse shoferi ahangaha banamubwiriyemo, shoferi bamubwiriyemo ako kantu arakumva, aravuga ati ariko uno mugabo bundi disipurine yayikura hehe? Uyu mugabo arangiza agacunga shoferi, yarangiza akavuga ati umva humura, ntabwo ndibuze kukubabaza cyane rega, ndibuze kukubabariramo gakeya. Ni amagambo uno mugabo yavugaga. Witegereze urebe akantu ku kandi, ese ari buze kumubabarira mu biki? Yarangiza akamuhobera. Ndetse uno mugore witegereze urebe akantu ku kandi, uyu mushoferi yarebeye mu kirori, abona hari amasiri uno mugore ari kumubwira, abona hari ibintu ari kumubwira, akajya amubwira tumva ndi mu bibazo wowe, ariko ndi mu bibazo, ucunge neza witegereze. Uyu shoferi arabibona, aramubwira ati ari buze kumpemukira, uyu mugabo aramuhobera. Gusa kumuhobera ntabwo ari urukundo amufitiye, nta nubwo ari n'ineza amufitiye, ahubwo ni ukuyobya amarari, ndetse no gushaka kwereka shoferi ko bafitanye urukundo. Gusa icyo atazi ni uko uno mugore yarangije gucira isiri shoferi, yarangije kumucira isiri kare. Uyarangije aravuga ati ariko shoferi, aho umwanya wose tumaze nkubwira ngo parika ari imbere, ubu ntabwo urahagera, aho nakubwiye guparika ntabwo urahagera. Uyu mugore arangije aravuga ati shoferi atakomeza tugende, ariko uno mugore ari kurira. Ese ibi bintu byaje kugenda gute? Ndetse uno mugabo arangije aravuga ati shoferi ntabwo uri kumva, nakubwiye ngo parika, noneho parika aho ugeze, ntabwo turindira kugera aho watubwiye, aho twakubwiye. Uyanangije aravuga ati muhumureho gato, ariko harabura akanya gatoya. Shoferi akomeza kubatereta nyine abinginga kugira ngo abageze aho bamubwiye, kuko ngo babonaga ari kwitonda. Arangije aravuga ati reka zishyiremo umuriro, noneho tuhagere hakiri kare. Uyu mugabo aranga, witegereze urebe neza, ari no kugenda acunga kuri telefone areba ku masaha. Ndetse witegereze uyu mugore afite inguma mu maso, zuzuye amaso yiwe. Niba bamukubita guha ibipfusi, niba byagenze gute? Ibyo nibyo nanjye nakwibaza. Uyu mugabo bamaze guparika ahita bishyura, gusa yishyuye amafaranga yiwe gusa. Arangije aravuga ati reka nguhaye angaya, hanyuma rero ngewe tugende, reka nguhaye angaya. Yamuhaye makeya. Uyu nguyu yarebye aravuga ati hoya, aya mafaranga ntabwo byumvikana, ntabwo bishoboka, aya mafaranga yaba ari makeya, ntabwo njya nyatwarira abagenzi. Ndetse umugabo ahangaha andi yasubije mu mufuka, gusa kuyasubiza mu mufuka utishyuye shoferi yose ntabwo wamusohokana mu modoka yiwe. Shoferi arebye ahangaha aravuga ati wapi, ahita bana imodoka. Nizere ko mubibonye, urugi rw'imodoka yahise rubana, ahangaha ntabwo wasohokanye, ntabwo byakunda. Uyagiye gukingura, wapi, ntabwo bikunda, ntabwo wasohoka ngo bikunde. Uyanangije aravuga ati shoferi ibi bikoze ni ibiki? Washyinguye urugi tugasohoka tukigendera, ko watugejeje aho twashakaga kugera, utegereje iki kindi? Uyaravuga tumva icyo ugomba kumenya ni kimwe, ntabwo wasohoka mu modoka yanjye utaranyishyura. Umpaye amafaranga makeya, ishyurira n'uwo mugore wawe, wambwiye ko ari umugore wawe kandi mugiye mu rugendo rumwe. Uyarangije aravuga ati byaba byiza atanyishyuriye, ngewe tugakomeza tukajyana. Ikigaragara cy'uno mugore nta nubwo ashaka kujyana n'uno mugabo. Uno mugabo nuko yahise avuga ngo bagiye ahantu hamwe. Uyarangije aravuga turashaka ngahise, nakubwira ati garura zana andi mafaranga, amadolari 10, hita uyazana andi asigaye. Yaramuhaye 10, hasigaye angahe? Hasigaye andi 10. Aramubwira ati zana nayo uwo mugore. Ntabwo rero natwaye umuntu umwe, natwaye abantu babiri, umugore n'umugabo. Rero mugomba kunyishyura. Ahangaye ntabwo wamuzanaho byinshi mu kazi ku muntu wabyutse yigira mu kazi ke, ndetse afite n'umuryango ahahira, kumuzanaho ibintu byo kumukata amadolari 10 aho ngaho mwanaserera. Uyarangije aravuga ati nicyo ushaka, okay ntari bindaje mwishyurire. Gusa uno mugore akimara kumenya ko umugabo wagiye kumwishyurira, yahise agira ubwoba ahubwo kurushaho. Yaravuga ati okay niba ari amadolari 10 ntari bindaje nyaguhe, n'ubundi ntayafite, ariko n'ubundi arayishyura. Uyaramubwira ati shoferi ibi bintu ukoze ni ibiki? Waruzi bigiye gukurikiraho nyuma yuko amaze kukwishyura? Ndetse uyu mugore yarazi ko niyamwishyurira ibiri buze kubaho mu nyuma, biri buze kuba bibi cyane, biri buze kuba bibi kurushaho. Ariko uyu mugore nawe yaje mu kazi ashaka amafaranga. Uyarangije aravuga ati
atuvoma da ibyo rero mu kazi ahangaha ntabwo bikora, mu kazi hano ntabwo bikora rwose. Ahangaha tuba dushaka amafaranga, rero ibintu byo kuzana gukata abantu batwara amafaranga aho ntabwo byashoboka. Ndetse uyu ni Carolina nk'uko nabibabwiye, atangira kubara inoti ze, ndetse uno mugabo atangira guseka, uno mudamu akomeza kurira aravuga ati hoya ntabwo nakabaye nsohokeye ahangaha. Uno mudamu niyo magambo yavuze, kandi nta n'amafaranga yari afite yo kwishyura. Ahangaha se wabisobanura ute? Ndetse imodoka rugi bahise barubanura, bari barubanye shoferi, uyu mugore bamusohokanamo ku mbaraga. Witegereze urebe, nubwo ari gusohoka ntago ari kubishaka. Abantu mwakomeje kwibaza ati ibi bintu byatangiye gute? Niwaza kuyireba ukayirangiza nibwo uri buze kubisobanukirwa, kandi ndabizi neza kuri buze kuyikunda, ndabizi neza kuri buze kugushimisha. Yamusohoye mu modoka aramubwira ati hoshi tugende gira vuba vuba, ati hoshi tugenda muhutaza, agenda muhirika, aravuga ati sifata inzira se nyine vuba vuba tugende. Gusa shoferi arabireba, shoferi arabyitegereza aravuga ati aba bantu se ingo z'iki gihe koko niki kiri kujya mbere? Kandi ibi bintu bikunze kubaho kenshi mu ngo, ugasanga ingo z'ubu ngubu ugasanga abagabo bari guhohotera abagore babo, cyangwa ugasanga abagore bari guhohotera abagabo babo. Nabyo birashoboka, ibyo nabyo byakunze kubaho, ariko nanone njye mba numva ibyo bintu atari ngombwa ku bantu bashakanye bakundana. Njye mba numva bagakwiye gukomeza urukundo bashakanye bafite. Ndetse shoferi ahangaha bitekerezaho aravuga ati ariko uyu mugore abatwaye mw'ubu buryo, ari nubwo banyishyuye ariko size umuntu mu bibazo. Ahangaha nk'umuntu nyine ufite umutima wa kimuntu, nk'umuntu ushyira mu gaciro, ahita bitekerezaho. Uyu we yatekerejeho nyine ashaka n'icyo yakora, aravuga ati reka njye kureba ndebe ko hari icyo namufasha uriya mudamu. Witegereze urebe akantu ku kandi wibuke neza, uyu mugore nawe ngo ni umubyeyi, ngo afite abana. Arangije arasohoka aravuga ati reka mukurikirane ndebe ikijya mbere. Yabonye uriya mugore asa n'uri kurengana, wenda yari nyine yaravuze ati buriya nkukurikiranye wenda ashobora kuba yabona akeneye nk'ubutabazi bwe akaba yabumuha. Buriya mwawe mujye mugira n'umutima utabara, igihe ubona umuntu ari mu byago wenda unagire n'uwo mutima wo kumenya ati se ari buze kumera neza mu nyuma. Niba ari mu byago ubu ngubu wenda mu nyuma biri buze gushira. Ndetse wa mudamu bakomeje bamujyana, uyu mugabo avuga ati cicika se wikwigira utwo ngutwo, uri kwiriza, uri kugenda witatse, ubwo uri gutaswa n'iki? Sinkukobyeho sinagukubise. Uyu mushoferi yatangiye kubakurikirana, Carolina atangiye kubagenda runono, abagenda inyuma, ndetse akomeza bakurikirana. Uyu mugabo Vikiramu yakamejeje, ari kugenda kururana umugore we Salome, ndetse byose Carolina kabireba. Carolina yabonye bagisa naho bagiye guhindukira, ahita aritsimbaho gato kugira ngo atagira umubona, kugira ngo atagira n'umurabukaho na gatoya. Uyu akomeza agenda avuga ati uko uri gukomeza ugenda utakuneza abisi, ugenda uneza abantu, niko n'ibihano bishobora kuza kwiyongera, ndetse bishobora kuza kukubaho byakubana bibi. Umugabo ageze ahangaha aravuga ati ariko nta muntu numvise ari inyuma, ubu nta muntu wadukurikiranye. Arebye inyuma bihurirana neza nuko Carolina yaragiye kwitsimba, yaragiye kwisha ari inyuma ya kiriya giti. Yaranje aravuga toke nta uhari tugende, kandi uceceke ufungue umunwa wawe. Uri kubyumva neza? Niwakomeza kongera kugenda witatsa gutyo umenye ko ibiri buze kukubaho, ubwo ubuzi ko uri buze kubyirengera kuko nta muhwe na nkeya. Carolina akomeza kurunguruka acungira hafi, areba neza, areba ikijya mbere. Witegereze urebe akantu ku kandi, aramurunguruka abona akomeje kumujyana, gusa ntago aramenya ahantu ari kumujyana, nawe ari kubona mukururana gusa. Arangije aravuga ati ngomba kubomeka nkabakurikirana, nkareba ikijya mbere, nkamenya ese uriya mudamu ari buze kugira amahoro, biri buze kugenda bite. Ndetse yabonye ko uriya mudamu yarabangamiwe cyane, kandi koko arabangamiwe. Nta kuntu umuntu yaba ari kugutwara kuriya ku buryo nyine ku bintu by'ineza byaho ngaho atari nabi yivanzemo, ntabwo bishoboka umuntu agutwara ku gahato kuriya. Ndetse niwaza kuyireba nakubwiye ngo uri buze kuyikunda, niwayireba ukayirangiza bidatinze hari aho wa mugabo yazanye umugore we. Witegereze urebe akantu ku kandi, ahangaha hari indi modoka ihaparitse, niyo uno mugabo yamuzanyeho. Uyu aravuga ati wape ntabwo ushaka kuyijyamo, ati ceceka se nyine, ceceka ibyo uceceka, njyewe ibyo napanze gukora n'ubundi nta gusubira inyuma. Njyewe ndi nkawe sinakwirirwa nigora, nakwakira nyine ibyo ngiye kubamo byose, ibyo ngiye kunyuramo byose nkabyakira. Umugabo yafunguye imodoka ahangaha. Uyu mudamu aravuga ati wandetse ndeka nisubirire mu rugo, ndeka njye kwirebera umwana wanjye. Ndetse uno mudamu ngo afite n'umwana babyaranye. Uyu mugabo aravuga ati umwana iki? Ati wandika nkajya kwirebera umwana wanjye akeneye kuba ari kumwe nanjye, arankeneye cyane, ndetse hari umwana ukiri mutoya. Ibyo byose muri buze kubibona. Ndetse uyu nguyu yarangije aravuga ati
umva banza ukora ibyo nakubwiye ujye mu modoka, ibyo bindi uri buze kubimbwira mu nyuma, kora ibyo ndi gushaka kukubwira, ayo mategeko yawe uri kunza nawe ntabwo nyishimiye. Yaravuga ati basi wambabariye, gusa wari kubwira n'ubundi nibimbwiye iki ntacyo yitayeho. Ndetse barakwereka Caroline ko yakakomeje kubakurikirana, yabonye uriya mugore bamushyize mu modoka ku gahato, abona umugabo urangaha akomeje no kumutuka amubwira nabi. Kumbi umugabo uranga si ibyo gusa, afite n'igishinge. Ese iki gishinge ni iki? Uyu mudamu yarebye igishinge no mugabo afite, ubwoba buramutaha. Uyu mugabo ananjira amubwira ati nakubwiye na kare hose ngo utuze, ngo ugende gake urabyanga, none kuri iyi shuro ngiye kuguturisha, rero wabyanze ku neza, reka nze mbikore ku nabi. Ndetse bidatinze uno mudamu hari igishinge bamuteye, witegereze urebe akantu ku kandi. Ndetse wa muti wose wari urimo barawuteye nyine, barawumanura barawumara wose, bawumariramo byose. Shoferi abireba, Caroline byose yarabirebye, abona uno mugabo ntago ari shyashya. Niba shimuta abantu, niba bakoze iki, gusa uze kuyireba uyirangize neza. Uyarangije avuga ati hoya ntabwo bishoboka, ntabwo byumvikana, uyu mugabo agamije iki? Nibyo Caroline yabo ibintu byatangiye abona byoroshye, atangiye kubona ko bikomeye. Niba harimo n'ibintu byo guterana inshinge nk'izi ngizi, yabonye ko biri seriye, yabonye ko ikibazo yatangiye abona cyoroshye, none ubu ngubu gikomeye, yabonye ko gikomere cyane. Witegereze ureba akantu ku kandi. Uyu mugore bakimara kumutera igishinge, ya mashagaga yari afite, kwa kundi yari ari kumwiyaka ari gutaka cyane, byahise birangira niba iki gishinge ari gisinziriza. Witegereze ureba akantu ku kandi. Umugabo akimara kukimutera aramureba, aravuga ati ya magambo yawe se byose kagasaku kawe, wongere ukatere, wongere ukazane, kuko yari azi ibyo amukoreye. n'ubundi yari amukubise igishinge nyine gituma ahwera, gituma asa n'usinzira aho gato yakabagabanije ibibazo. Ndetse umugabo arangije anamufungiranamo. Witegereze ureba akantu ku kandi. Akimara kumufungiranamo rero nta kindi yakoze, yarebye hariya imbere, akimara kureba ko nta muntu n'umwe uri hafi aho ngaho, gusa icyo atazi Caroline arahari. Caroline gusa yitsimbye hirya ku giti. Umugabo yahise aza yerekera ahangaha, hari inzu yaje yerekeramo. Witegereze urebe akantu ku kandi. Caroline akimara kubona ko uriya Vikram amaze kurenga, amaze kuhava, yaje kurunguruka aravuga ati uko biri kose uriya mudamu banze bamuteye igishinge gisinziriza, kuko nta kiri no kuvuga. Nyine ya magambo yari afite, kwa kundi yari ari kuvuga ataka atabaza, byose byara ubu nta no kuvuga, nta habe no guhumeka neza, ari guhumeka n'isigane. Uyu yaje yirukanka agana ku modoka, araza ngo arebe ko wenda hari icyo yakora, arebe ko hari icyo yamufasha. Ese biri buze gukunda? Niki kiri kujya mbere? Ndetse ageze ahanga atangira gukomanga, avuga ati yewe madamu, umva yewe. Ari gukomanga gusa uwo ari kubwira bamuteye igishinge sinzi, ndetse n'intuze n'urugi rw'imodoka barupanye. Uyatangira kuvuga ashaka kuka, avuga ati umwana wanjye. Niyo magambo yari ari kuvuga gusa. Ese uwo mwana we ni bwoko ki? Umwana we byaje kugenda bite? Ari nayo mpamvu ndi kukubwira ngo uyirangize, nzi neza kuri buze kuyikunda. Arangije ye gusa agiye gusa n'ufungura ahanga, agiye kumufungura rura rugi, akabaraga wapi. Yaragize ngo agiye kumufungurira urugi, none tayari iminota bari bamuhaye yo kugira ngo aze kuba asinziriye yahise shira. Ahanga nyine iriya minota baguhaye ishize, tayari witusinzira. Ndebera nawe. Yarangije avuga ati hoya ntago bibaho, hoya kanguka. Gusa wari kubwira wapi, byarangiye. Cyambere cyo ntiyanabona nuko yinjira. Ubu ngubu urugi bamaze kurubana rw'imodoka. Ese ari buze kubigenza bite? None se basi uno mugore ari buze gutabarwa, biri buze kugenda bite? Uze kuyireba uyirangize. Uyarangije nta kindi yakoze, yaravuze ati ngomba gushaka icyo nakora, ngahamagara polisi wenda nkareba ko zaza zigatabara. Ndetse yahise avanayo fone, arangije arahamagara Tafande ati dukeneye ubufasha bwawe cyane, hari umugore ugiye gushimutwa. Ndetse uyu mugore bamuteye igishinge kimusinziriza, nagira ngo mwohereze ubutabazi bwihuta. Ndetse akeneye ubutabazi, n'uwabikoze aracyari hafi ahanga, ntago arajya kure. Aramutse ambonye nanjye sinzi ko byarangira amahoro. Ndetse si ibyo gusa, yanababwiye n'aho bari buze kumusanga, arabarangira abaha aderesi yose aho bari buze kumusanga, kugira ngo baze kubarebe ko batabara uno mugore. Ese biri buze kugenda bite? Arangije aravuga ati murakoze cyane rwose, nimubanguke, ndabingize nimucunguze uburyo umwete, akeneye ubufasha bwanyu ku kigero cyo hejuru, ararembye, ameze nabi, tekereza ko banamusinzirije. Niyo magambo yahise abwira Afande nawe arangije aramubwira ati turaje. Atafane rwose nimwihute kandi muraza kuba mukoze, muri buze kuba mukoze neza cyane.
afande nawe arangije aramubwira ati mu kanya gatoya nko guhumbya turaza kuba tuhageze. Aratabaje, ese bari buze kumutabara, biri buze kugenda bite? Arangije aravuga ati umva mwana humura, mu kanya gatoya ubutabazi buraza kuba buhageze, mu kanya gatoya polisi ziraza kuba zihageze. Uyu arangije akuka n'intako hafi ya ntako, arangije aravuga ati polisi rwose urigoye, n'ubundi abapolisi ntacyo bari buze kubikoraho. Ese uno mudamu abwiwe n'iki kuki ari gutekereza ko abapolisi ntacyo bari buze kubikoraho? Ibi byatangiye bite? Ndabiza amatsiko mufite rega muraza kuyashira, biri buze kurangira. Uyu mugore arangije aravuga ati kubera iki se wumva ko nta kintu bari buze kubikoraho, kubera iki uri kubitekereza gutyo? Iravuga ati nuko mbizi neza ko ntacyo babikoraho, ntacyo bari bubikoreho, witegereze ureba akantu ku kandi. Ndetse noneho na kuka yari asigaranye yavuze agahembera nako kari akanyuma, tayari yahise ahwera, noneho yahise asinzira birarangira. Uyakomeze gukomanga ati yewe kanguka wapi, byarangiye ahangaha n'ubundi nyine igishinge cyahise gitangira akazi kacyo. Ubu tayari yarangije gusinzira, na kakuka yari ari kuvugisha mu kanya ntabwo bigishoboka, ubu ngubu byarangiye. Witegereze ureba akantu ku kandi. Ndetse ahangaha mu nzu twagarutsemo, hari inzu twagarutsemo harimo akana karyamyemo, ndetse iyi nzu twagarutsemo niyo wa mugabo Vikram yahise azamo. Witegereze ureba akantu ku kandi, niyo nzu yahise azamo. Arangije barakwereka akana karyamyemo. Mbese uno mwana ubanza ari we uriya mudamu yari ari kuvuga, ubanza ari we yari ari kuvuga ngo umwana we. Uyu mugabo arangije aragaruka ngaha, nta nimwe afite z'umwana we. Arangije aravuga ati sha ndi kubona umbabaje kabisa, ndi kubona umbabaje. Ati kandi ubwo wasanga ushaka mama wawe, ati gusa nyine nagira ngo nguhe icyizere nkubwire ko mama wawe utazongera no kumubona nyagasani. Ese uno mugabo niyihe mipanga afite, agamije iki? Witegereze urebe hari ibyo yatangiye gushaka muri ino nzu. Aravuga ati kandi rwose wihangane ntabwo uzongera kumubona, njyewe ndi nkawe nakabaye namurebye kare akimara kumbyara. Ndetse ibi bintu bisobanuye iki? Witegereze urebe umugabo hari ibyo yaje gushaka hano mu nzu, hari ibyo yakomeje gusaka, gusa sinzi niba ari buze kubibona, sinzi ikiri buze kujya mbere. Gusa ukomeze urebe ntuhumbye udahomba. Aje kureba ahangaha yashakishije ahangaha, aravuga ati ndamushyira muki. Niyo magambo ari kwibaza ati ndaza kumushyira muki, niba ari umwana, niba ari uriya mugore. Gusa ureba akantu ku kandi ati ndabigenza gute, reka ndeba ahangaha se uri hehe. Ari turangira kwibaza ibintu byinshi, ndetse ibyo ari kwibaza ati ndibuze kumushyira muki. Akomeza kurebera ahangaha aravuga ati reka ndebe n'aha mu kabati, gusa sinzi ikintu ari gushaka, uri buze kubibona neza, wowe ukomeze urebe. Gusa areba amahanga aravuga ati ubu se yaba yarayishyize hehe? Ati ko nari mfite ivarisi nini, yaba yarayishyize hehe? Akomeza gushakisha hose ati yaba yarayishyize hehe? Wenda kubw'amahirwe umwanya ari buze kuba ari gushaka iyo varisi yiwe, ashobora kuza akabona nyine wa mudamu abonye ubutabazi, kuko twabonye bahamagaye polisi. Wenda umwanya ari buze kuba ari gutinda gutyo, wabona ziri buze kuba zihageze, ibintu wenda bikaba byajya mu buryo akaba yatabarwa. Arangije aravuga ati ariko se nanone ubutaha nako ubuherutse ubwo mperutse kuba nayikoresha, ndi gutekereza neza ko nayishyize ngaze numve hari ibintu nari nabitsemo. Arangije yibutse neza, atekereje neza, aravuga ati wapi, ntabwo ndi kuhakurura, ubu yabiri hehe? Ni ivarisi ari gushaka, sinzi ngo arayishyiramo iki. Gusa nawe uze gukomeza ubirebe neza, ndabizi neza kuri buze kubisobanukirwa. Arangije aravuga ati ndabyibutse, noneho nibutse ahantu iherereye, ubu ndahibutse, reka nze ndebemo. Ndetse yahise yibuka ahantu yigeze kuyibika, yibuka ko yigeze kuyishyira munsi y'igitanda. Yahise aza kurebamo ngo ayikuremo arebe ibyo ari byo. Mu kuyikurura yasanze harimo ivarisi, ni ivarisi nini. Arangije sinzi ngo agiye kuyikoza iki, gusa nyine nawe uze gukomeza ube maso, ndabizi neza kuri buze kubibona byose akantu ku kandi. Nuko yahise yikurura, witegereze urebe. Akimara kuyikurura sasa rero yumvise iri kubamo nini, nyine rwari uruvarisi runini. Tekereza uruntu yakururaga, bikaba ngombwa ko banza guterura igitanda kugira ngo yine abona uko ayikuramo. Arangije yivanamo ayitereka ahangaha, aravuga ati noneho ubu ndayibonye, ubu tayari bigiye kunyorohera, ntabwo biri buze kongera kungora. Aravuga ati ahangaha kabisa. Ndetse uno mugabo hari agatambaro yambaye ku ntoki, bisa nkaho nawe yakomeretsemo ukuntu. Ariko nanone ushobora kwibaza ngo ninde yamukomerekeje. Ibyo bintu uri kwibaza ndabizi neza kuri buze kubisobanukirwa. Arangije aravuga ati
sasa rero iki nicyo gihe nta no kuzuyaza, reka ntangira akazi, reka mpite ngenda nkwereke. Niyo magambo ari kuvuga. Icyo atazi ni uko hanze n'ubundi Caroline yamaze kuhagera, kandi si ukuhagera gusa, Caroline yamaze no guhamagara polisi nazo ubu ziri mu nzira, ziri hafi kuza. Umugabo nuko yahise asose, ndetse wa mwana yamutaye hano mu nzu niho yamusize, arongera arasohoka. Caroline ari ahangaha arimo arakomanga ku rugi avuga ati basi kanguka, twabonye uwo ari gukomangira, we yamaze gusinzira akiraho. Hari uwaje, ndetse umugabo mukuza yaje ari kureba muri telefone, ntabwo yitaye ku biri kujya mbere. Icyo atazi nuko hari uwari uri ku modoka ye, nta nubwo yamubonye, ntabwo yigeze amubona. Ndetse mukuza yahise afata yantuze ino varisi arayizana aza kuyibika hano kuri buti inyuma. Ndetse Caroline nawe yakomeje kwisimba, aravuga ati aramutse mbonye sinzi ko twavaruka. Ubwa mbere nabonaga ari kumbwira nabi mutwaye mu modoka yanjye, noneho ansanze ku modoka ye, noneho ndi no hangaha hafi y'urugo rwe, namubwira ngo iki, nabisobanura gute? Nawe n'ibintu yari ari kwibaza nyine, yarazi ko uno mugabo yanamumerera nabi. Arangije afata ya varisi arayifata ayishyiramo ahangaha mu modoka mo imbere, ahangaha muri butu nyine. Ntumbaze ngo ayijyanye he, ndetse kubera icyo yashyize uno mugore muri ino modoka, we wamujyanye hehe? Witegereze urebe akantu ku kandi. Arangije akimara kuyishyiramo yahise afunga ya butu, ndetse byose Caroline ari kubireba, ari kumucungira hafi, akantu ku kandi ari kubikurikirana kabiri kuri kabiri. Arangije yaramubonyeho gatoya, arongera arisimba. Umugabo yafunze butu, amaze gushyiramo ivarisi, yasinzirije umugore we, yamaze kugira buri kimwe cyose ahangaha yabiteguye. Arangije arazenguruka uyu nguyu kugira ngo atamubona, aramutse amubonye sinzi ko bavaruka, sinzi ko byavamo amahoro. Aza yiruka nkanga, arazenguruka, undi nawe azenguruka, wese bazenguruka, umwe akwepa undi akwepa. Witegereze urebe. Gusa uno mugabo ntago azi ko Caroline ari hafi ahangaha, Caroline ntago azi ko ari hafi ahangaha. Ndetse Caroline yahise aza ku modoka inyuma, umugabo yinjira mu modoka tayari agiye gutwara. Witegereze urebe akantu ku kandi. Ese agiye kujyana no mugore wiwe hehe? Biri buze kurangira gute? Byose Caroline arabireba. Umugabo arangije aravuga ati oyi wandi kubona wasinzire, waguye agacuho, nizere ko nta kintu na kimwe kiri buze kumbangamira. Ntuze kumbangamira, ntuze gukanguka, nizere ko uri buze gukanguka tuhageze. Ese amujyanye hehe? Niho ari kuvuga ngo ashobora kuza gukanguka bageze. Witegereze urebe akantu ku kandi. Arangije aravuga ati gusa cyose ntabwo uri bungora aho ngaho, niwakomeza gusinzira uri buze kugabanya ibibazo, nanjye uri buze kungabanyiriza akazi. Witegereze urebe akantu ku kandi. Ese amujyanye hehe? Iki ni igice cya mbere, mu kanya ndaje mbaye igice cya kabiri. Ndetse ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha. Twongere duhure mu kindi gice. Ciao ciao, twongere duhure mu kanya. Ndabakunda cyane, Imana ibampera umugisha.